cy'uburanira Ishimwe Thierry amwavoka we nkurikije ibyo tugiye guheraho ABCD ntago ari umuntu wari ukwiye kuburana urubanza ruremereye gutya. Ashaka kumenya ngo uyu mwana yari atwite inda yandi. Bahurura cyane ariko baratuzi. Urakoze cyane. Yes, ndagusuhuje wo ukurikira Juliet Mutamba ngo haye ikaze wakoze subscribe. Ona utarakora subscribe kandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bica kuri iyi channel. Juliet wiriwe neza nitegeka. Umeze ute? Nitegeka rije rite? Ameze neza. Erega nitegeka mwese mufite amayira. Aya ariko twebwe nyine Imana yaturemye. Imiryango yihuta. Juliet tumeze neza. Oya. Ntago meze neza. Utangiye wishimye ngo none ntumeze neza. Ibi bice abanyarwanda yo kubeshya umuntu yakubaza ngo umeze utegwe tuvuga ngo umeze neza si meze neza. Biri gupfira he Juliet? Aho bidapfira ni heza. Ku inkuru zose ziharari mbi nta kintu kizima gihari uretse kuba duhumeka cyo kora Imana ikabiturinze nta ndwara ariko ubundi ibindi bijyanye simbiza hari ubuvuna amaheto ndamusuhuje ndabisiko nanga mutameze neza ariko mwihangane reka twihangane twese tugendane neza. Ese wowe ngo hari inkuru mbi nyinshi tuba tutarakira Kazungu yokasha Kazungu ejo tuzabaha abadukurikira ikiganiro. Kazungu yogakizwa hari amakuru ndi gushaka ejo nzakubwira. Hari n'ibintu banashaka no kumva amatwi ikintu cyitwa Kazungu yandiye mu mutwe nterije inyoni imitsira rega ndavuga nti Imana mfasha nacumura kuri Kazungu ngo ntacyo nongeraho ngo shareka nkubwiza ukuri tubaye tutaramukira nige uzi ko Kazungu wicara ukabura ikintu wamuvugaho kibi wumva kirenze urugero ntacyo wapfa kubona. Tubaye tutaramukira bati Titi Brown nawe babaraje ibyo bikira aho ngaho ibirayi dore ni 5 ni 2 ibyo bikira aho ngaho amashuri muri mize bikira muri mize tubaye tukiri muri ibyo amashuri y'abana nayo yatejemo aho mbwiza kuri Jove turaho sibyo mwashaka ndaho meze neza. Ibirayi turabishyira muri mize bajye babyibuka abana bacu bazajya bajya kubisura avuga ati kera habayeho mu Rwanda habaye ibirayi byahengwaga mu majyaruguru habaga ibyitwa Kinigi icyo bita ku ruseke ajya ku ruseke rimwe y'umwero igira ifite itemye iyo bitogoshe ntago bikunda cyakora ahubwo bira by'umweru afazari wafuma ubikaranga ariko iyo bitogosheje bizara amazi gusa byose ko bihenze birahenze ariko ubwo reka twimuka turya ibitoki agatoki nako kiyongereye noneho ubanza wamenye yuko ibirayi byahenze bahita bongera agaceri ku gitoki mukomerezaho twikomereze warutangiye amakuru yahese ko kari inkuru mbi waruvuze ku bya Titi Brown no ushaka ko tuganiraho nta kibazo sawa muzane amakuru ufite kuri Titi Brown tumwata uyu munsi hari isomwa ry'urubanza rwa Titi Brown ryasubitswe ku nshuro ya 6 hasubitswe isomwa ariko rubanza rwo rumva rwarapfundikiwe. Twe ibyo gupfundikirwa no gupfundura nabyumva nyura mwavoka we ariko baba bapfundikiye urubanza by'abari isomwa icyo nzi cyo nuko Titi Brown ari inshuro ya 6 avuye imageragere azikaje kuburana cyangwa se gusomerwa agasubirayo nta nkuru agahita asubirira yaho noneho uyu munsi bwo byabaye akarusho kuko yasubiyeyo atanasohotse mu modoka ngo nibura n'abari baje kumureba bamubone n'itangazamakuru rimubone. hari mushiki we utashatse kuvuga ibintu byinshi cyangwa aganire n'abantu umwe umaze iminsi ari mu kuvuga nkoranyambaga sinzi ngo ni uwuhe kuko amafoto ye mbere ya wari uri ku mbuga nkoranyambaga sinagize amahirwe yo kuyabona
ariko wabonaga ko byamubabaje ababyinnyi bari bahari benshi ba Jojo Breeze nababonye bari benshi ariko ukibaza ngo njye nakurikiranye iburanisha kuva ritangira uyu munsi nibwo bari abantu bitwa ngo ni ababyinnyi baje ari benshi kubera iki kuki uvuze ngo bitwa ngo harimo n'abatari ababyinnyi ariko n'ababyinnyi none se harimo n'abahamiriza ariyo babyita guhamiriza se bwa si ukubyina ariko mujye mubaha umwuga w'umuntu hari ababimbwiraga ko ari ababyinnyi ikibazo ufite ni iki nuko turabona ko babyina none se abo utazi bose ntabwo ari bo ibitazi byose ntabwo bibaho Julie wambwira ngo uraririmba sinshobora kubikubwira ko sindirimba ako si umubwiye ngo ndi umunyamakuru ubu nkubwiye ngo ndi umunyamakuru ukambwira ngo akayaga nabitwa ngo ni abanyamakuru hari abantu tubeshyabeshya mwana kubeshyabeshya ni wowe ubibona kubeshyabeshya ariko maybe one day umuntu yagutungura ntunteshe umutwe ntufatanye na kazungu reka tugendere kuri abo ngabo buri shyigikiye ngo ni ababyinnyi nibwo uyu munsi nibwo baje ku rukiko ari benshi hari abo nabonye bwa mbere ntakubeshye kuko ku inshuro 6 byibuze 5 muri zo njye nabaga ndi ku rukiko inshuro imwe niyo ntabashije kuhagera ariko izindi nshuro nabaga mpari hari abo nabonye bwa mbere aho ngaho niyihe mpamvu utekereza wowe Juliet ibyo ababyinnyi se impamvu abantu benshi urumva mbere ntago abantu benshi bazaga itangazamakuru byabaga ari rike cyane irumvikana hashize iminsi mikeya hagiyeho campaign yitwa Free Titi Brown Justice for Titi Brown ni ibintu byavuzwe cyane n'abanyamakuru bakomeye bari korera hano mu Rwanda n'abari hanze yarwo rero kuba urubanza rwa Titi rwaravuzwe cyane ni ikimenyetso cy'uko hagomba kuza abantu benshi cyane uyu munsi ku rukiko ntabwo ari ibintu umuntu yajya gutinda kuko mu minsi ya mbere ntabwo byavuzwe cyane ariko kuri ino nshuro byavuzwe cyane kandi n'abantu benshi bari biteze yuko ashobora gusomerwa agafungurwa uravuze ngo abantu benshi duhururira ibyavuzwe ariko ni muri kamere muntu noneho sita abanyarwanda turanabahurura cyane ariko baratuzi urakoze cyane turahurura pe nimba utabizi dukunda byacitse dukunda aho byatokombereye naho ngaho ikindi ariko cya kabiri mvuze utitayeho nuko rubanda nyamwinshi bwari bwiteze yuko Titi Brown ashobora gusohoka uyu munsi ariko impamvu zimwemeza gusohoka ariko ubwo nizi ntazo nzi sibyo nta nizo nabonaga ngiye nkurikije ukuntu ikirere cyari gitutumbye ariko bamwe bitewe no ko byavuzwe cyane abantu bibwiraga yuko kuba itangazamakuru ndetse n'abavuga rikijyana muri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ibyo bagiye basabira ubutabera Titi wenda bishobora kurebwaho ariho twibeshye cyane urumva mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwasabye yuko ikimenyetso cya ADN cyafashwe kizirengagizwa ikizagenderweho mu gufata umwanzuro w'urukiko none se mbere ko bagisaba icyo ngicyo nimba kitari cyatangiye kwirengagizwa urumva sinzi nimba we hari indi ngingo abantu benshi cyabashyiraga icyatumaga bumva ko ari butahe ni impamvu yuko ADN ngo zidahura yego ariko nanone jewe ahantu ntemeranya n'ubushinjacyaha sibo basabye yuko bakora ADN ya Titi nura mwana bavuga ko yaba rutwitwe ikinyarwanda sibo babisabye none se gute wakisabira ikintu bamara kukibona ukongera ukaza kuvuga ngo ntikitabweho kandi ari wazanye ikimenyetso wasabye ko mu bintu urukiko rwibandaho harimo n'ikimenyetso cya ADN ko bagomba gupima bakareba niba ko kuri mwana bari batwite uriya mukobwa bavuga ko yari atwite yabahuje ADN na Titi Brown warangiza nyuma akaba ari wowe uza kuvuga ngo bagikuremo aho ngaho niho tena ya mbere yabereye ari naho imizi ibiri ngiye kuvuga muri kino kiganiro imizi ibiri y'urubanza rwa Titi Brown ahantu ruzingiye yego ku buryo natagira igikorwa uyu mwana azahera muri gereza guhera muri gereza kandi yego umuzi wa mbere niyo ADN uko gutwita nibutse abantu ko Titi Brown
ntago arimo arashinjwa gutera inda, ashinjwa gusambanya urumva umwana utujuje imyaka. Yego. Ariko nyuma ubushinjacyaha bwisabiye yuko bapima ADN z'umukobwa, babivugwa yuko yasambanyijwe na Titi kuko ngo yari atwite. Inda inakurwamo igitaraganya ikiri amazi. Sinzi nimba urimo kubyumva. Yego, ndi kubyumva cyane. Birashoboka yuko uriya mwana w'umukobwa buriya aramusavuza, bajya bavuga ngo inkuta zo muri lodge za Kigali ngo zivuze zavuga byinshi, ariko uriya mwana nawe aramusavuze nta gitutu kimuriho yavuga byinshi. Birashoboka ko uriya mwana yashakaga ko bakuramo iriya nda cyangwa se atarabishakaga. Byose ni ibintu bishoboka, kubera ko ibyo kumbwira ngo ntabwo yarije imyaka 18, ba mama bagiye bashaka bafite 17 16 kandi bakabyara. Iyo umuntu agiye mu mihango aba yabyara. Byumvikane itegeko ry'u Rwanda ryemera ko umuntu ukuze aba ari hejuru y'imyaka 18, ariko ntabwo byemera ko umuntu ubyara aba ari hejuru y'imyaka 18. Tandukanye ibintu amategeko abigena. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo rero ushobora gusanga uriya mwana pe atarabishakaga. Yego. Sorry, yarabishakaga. Avuga ati iyi nda ntwite nyiri muto we nanyangiriza ubuzima kandi ntwise muri ubu buryo, reka nyikuremo. Ariko ushobora no gusanga kubera yuko bivuga ko atarageje iyo myaka atarabashe kwifatira umwanzuro wo kuba yakuramo inda cyangwa se ngo ayirekeremo. Tukibaza rero ikintu cyatumye pressure inyuma yo gukuramo inda y'amazi. Ariko ubundi itegeko ry'u Rwanda ryemera ko umuntu hari ndibaza hari ibyiciro bitatu byemerewe gukuramo inda nimba atari bindi. Birabyemerewe ko si itegeko. Umuntu utujuje imyaka wayitewe n'umuntu mu buryo bwo kugufata ku ngufu cyangwa bwo kugusambanya nk'uko umuntu muhuje isano. Yego. Abo bantu ndibaza ko wumva shaka nakubwiye urabyemerewe ariko si itegeko. Si itegeko. Wowe ushaka guhita mukavuga to kugira ngo gebe nikuremo umwana. Nubundi naramutwise. Imana yatumye mutwita. Ushaka gusanga ataruga mbere araryamanye n'umuhungu ngiye mujye munambabara cyane. None se okay. Aho ngaho yagiye aryamana n'abahungu. Simvuga uyu nguyu wenyine. Tuvuga reka dufate Mukakarisa ntaza ahari. Mukakarisa imyaka 17. Sibyo? Ashobora kuba yasambanye guhe afite imyaka goya ku 14 kuko abana b'iki gihe urabizi. Sibyo giye kuvuga angaha turabizi twese u Rwanda turimo turaruzi. Ayasambanye n'abagabo barenze 4 cyangwa 5. Niyatwita. Wenda guye kuri nitegeka. Nibwa twise ashaka kuvuga ati rero nubundi kwanika binyemereye ko ngira imbuto mu nda yanjye, nubwo nkiri muto nzahangana nayo, nzayibyara, nzirera umwana. Si uburenganzira bwe se? Ibyara byemerewe, ariko byanze bikunze uriya mukobwa harimo ibintu bibiri. Hari ukuba umuryango utarabishakaga ndetse nawe ubwe. Ubwo uzanyemo akantu k'umuryango rero niwo muzi. Reka nyigusobanurire Juliet. Uriya mukobwa umuntu uri munsi y'imyaka 18 ntago aba ari we wifatira umwanzuro. Ibyo nabyemeye rega. Ibyo nabyemeye. Niyo mpamvu habaye yuko iriya ndivamo. Akaba ariyo mpamvu rero bwuzanye umuryango. Ndashaka kubabwira ko umuzi w'iki kibazo nimero ya mbere ari iki kibazo cy'ukura mwana yaratwize. Turashaka kumenya ngo uyu mwana yaratwite inda yandi. Ubwo urukiko rwasanze inda atari ya Titi Brown. Ni Rwanda Forensic Institute niyo ipima ibimenyetso bya gihanga. Muri ADN yapimye ntago harimo ntago utunyangingo duhura n'utwa ishimwe Thierry. Okay, aho hantu rero uyu munsi jewe ndashaka kumenya ngo iriya nda ni yandi. Aho niho ruzingiye. Igihe cyose urukiko rutari rwatubwira nyiririya cyangwa se rudafite ubushobozi bwo kuba rwabona, ariko ubushobozi barufite ahubwo kuba byakirengagizwa gushaka umwana ise w'umwana wari utwite witiriwe Titi Brown ishimwe Thierry. Aho ngaho ikibazo kizakomeza kibi kibazo. Ari naho navuze ngo ashobora no guhera muri gereza, kuko ushobora gusanga nk'uko biriho biranugwanugwa ku mihanda, nk'uko biriho biravugwa ku muhanda, biravugwa ko iriya ndishobora kuba ari imwe nyirayo ari umwe mu banyamuryango buriya mwana w'umukobwa. Aho ngaho nkahita nk'uwa Kagero. Urabizi kera
cyangwa se n'ubu biracyahari. Umubyeyi yabaga hari abantu muri saro baje kubasura, umubyeyi agacikwa agahumeka, yahitaga kwita icyana begeranye akakirya urwaye. atako wabaye ute ntawagiye ubaha abantu kandi ari ugize gute kugira ngo icyo kimwaro kitamujyaho. Ushobora gusanga hari umuntu wahumetse akaba ari harahonyora Titi, aho niho ruzingiye. Akaba ariyo mpamvu se ya nkuru twabonye. Iyihe nkuru? Hari inkuru y'ikinyamakuru kimwe mu Rwanda ivuga ngo Titi inyuma ye hari imbaraga zikomeye. Kuba Titi icyo wenda gutuma agomba kuguma muri gereza. Icyo nshobora gutekereza si uko Titi hari abantu wenda bamurwanya, hoya siko mbibona. Ahubwo ashobora ko ari umuntu muri ikingira ikibaba kugira ngo ejo ibyo bitajya hanze, wa mubyeyi wahumetse akajya arya icyara umwana bari kumwe. Titi akaba ari kuri bicyara ariko wagereka ko wajya ugisha inyabupfura mu bantu. Aho ngaho wo no muzi wa mbere nubishaka ndakubwira no wa kabiri. Julie, umuzi wa kabiri urawumbwira, ariko nyuma yawo turahita twinjira neza uyu munsi nyirizina. Turahera mu gitondo umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda mukuru ari Inda hari ikiganiro yagize. Ariko tutarajya kuri icyo kiganiro, umuzi wa kabiri ni uwuhe? Umuzi wa kabiri rero yego ari nawo ngira ngo abanyarwanda niba koko dukunze ishimwe Thierry, twumva dukeneye yuko asohoka akajya kurera bari umuntu abe n'abashiki be, nk'uko nyina yitahiye akaba asiganye na se gusa, nk'uko nakunze kubibona. Nubwo Thierry atari mfubyo nyine mu gihugu, ariko mu by'ukuri niwe warufatiye runini famiye. Yego. Rero umuzi wa kabiri mbona mu bintu bimwe biradindiza runo rubanza ni ikibazo cy'uburanira ishimwe Thierry. Avoka we nkurikije ibyo tugiye guheraho ABCD, ntago ari umuntu wari ukwiye kuburana urubanza ruremereye gutya. Mu mboni zanjye yego. Impamvu ya mbere wowe ubwawe wari wibereye ku rukiko sinari impari, ariko makuru mfite uyu mwavoka, benshi mu bavoka, benshi mu bagabo, benshi baranywa, ariko uyu mwavoka ashaka kubakunda urwagwa pe. Kubera iki? Nkurikije uko namubonye, nkurikije n'amakuru nahawe n'abari bari ku rukiko, njye sinari ndiyo nayo mfite akazi kenshi. Yego. Uko ahumura, uko areba, wenda turaza kumushyiraho si ukumwataka pe, ahumura nk'abapapa rwose si ukumwataka, ni ukugira ngo turebe uburyo niba bishoboka koko turebe ko twabonera Thierry umuburanyi ujyanye n'uru rubanza uzaruburana umuhenerezo. Ijisho, iminwa byerekana ko hashobora kuba harimo akantu kakagwa. Icya kabiri, uyu muntu uko namubonye ntabwo urubanza arufata serious cyane, kuko ntushobora kubumbwira ukuntu ufata urubanza serious ukaza umuburanyi akagutanuza umukiriya akagutanga ku rukiko, ukaza usanga ibyemezo byose byafashwe uza uhuruye nka rubanda, nako rubanda rwagutanze kandi ngo noje kuburanira umuntu wari uri ku rukiko. Uri mwavoka hageze sangahe, urubanza rwagomba gusomwa sangahe? Yinjiye mu marembo y'urukiko saa 7:32. Yarengejeho iminota 30 kuko urubanza nk'uko urukiko rwari rwatangaje yuko urubanza ruzasomwa ku itariki 22 saa 7 zuzuye. Saa 7 zuzuye abenshi mu binyamakuru byari bihari. Ariko harenzeho iminota 5 dutangira kwibaza ni iki gihari, ni iki kigiye gukurikira, kuko ntago twabonaga umwavoka, ariko famiye ya Titi bari bahari, sister we, papa we bari bahari. Dukomeza gutegereza, abantu mu mpande n'impande bakaza bakavuga ati rwasubitswe ntago ruba ibiki. Dukomeza gutegereza kugeza ubwo hari umwe waje atatubwira ati mu bari bari ku rukiko, ntazi ngo ninde, aratubwira ngo urubanza ntago rukibaye.
dukomeza gutegereza twebwe tuvuga tuti nuko uwo nguwo ari umuturage usanzwe umunyamakuru ni umwe mu bantu bakora ku rukiko ko yambaye ni umukozi w'urukiko arangije tugira ngo nyine ni kwa kundi nuko byagiye mu itangazamakuru bakaba badashaka pressure y'itangazamakuru turategereza bamwe barataha abandi bakaguma hashize akanya twabonye ngewe naho nsohoka nanjye nsa naho ntashye nkurambiwe nahuye n'umuburanira Titi Brown bamwita mfasha Alias ni Alias ariko irindi zina rwose sinshobora kurivuga ryananiye yinjira twahwenge yinjira afite dukapu twabo dukapu batwaramo amakanzu na dosiye ko buriya abavoka kenshi amakanzu yabo barayagendana duhura yinjira bitansa nusubiye inyuma kugira ngo mubaze ntiyamvugishije ibintu byinshi ahubwo ahise ahura na mushiki wa Titi amubaza aho papa wa Titi ari rumva nibwo ikigaragara nibwo yarakihagera amubajije ahari amujyana aho yari ari mu cyumba muri sale urubanza rwa Titi rwabereyemo umuntu warwitabiriye arayizi ni no twari gutegereza n'isomwa ry'urubanza so aho ngaho niho naboneye icyo gihe akihagera wese gato urubanza bari bamaze kubabwira ko batakirusoma amakuru yari yamaze guha n'abantu benshi bari batashye kuko warugeze ukanashaka aho ngaho niho waboneye hari umusore twari kumwe amaze gukata imodoka asohotse avuga ati ntabwo urubanza rukibaye kuko twamaze kumenya amakuru ababaye cyane ni umwe mu babyinnye nawe niho naboneye se uyu mwavoka ariko mpita nanone ntekereza abavoka ba accessing iriya system yenda yaje yamaze guhabwa amakuru aje kugira ati aje kubwira amakuru famille none se ko umucamanza yagiye akabwira umushinjacyaha nk'uko mwari muhari akamubwira ntago munsi ibyo bavuganye ariko uko biri kose yamusobanuye yuko urubanza rutari busomwe abwira n'abantu baribu bari bazanye teri yuko urubanza rutagisomwe bahita bakata imodoka RCS ntago RCS noneho sinzi ukuntu marashanga cyamba numva ko abantu bose bajaririmba nuko akazungu yakatsindwa aracandi mu mutwe buriya n'ibintu byose byo gutekereza byaribu ni kumvamo kazungu urumva imodoka ya RCS ababwira yuko urubanza rutagisomwe bamusubizayo urumva undi nawe yagombaga kuba ari muri abo bantu bagiye guhabwa amakuru kugira bamubwire yuko nawe bitagisomwe abona bamenya amakuru nk'abandi bose kuko nimba ari ibyo ntabwo ari wenyine baba accessinga inuza y'urukiko n'umushinjacyaha accessinga kuki se yari ahari kugira amakuru mfite nuko Titi Brown umwavoka wa mbere yashatse ngo yamuciye miliyoni y'abanyarwanda nk'umwana witaga kuri bene nyina noneho akaba afunze ayo mafaranga mu by'ukuri yarayabuze biba ngombwa ko bamushakira reka byanagorana Julie nimba reka duse n'abasubira inyuma igihe titafatwa urabyibuka ko yafashwe afite gukora show muri arena afite no gusinya uri inyuma y'iyo show yari businya n'amasezerano yo kujya abyina muri arena ariwe mubyinnyi wenyine na show yari afite muri arena yari kubyina ari wenyine afatwa mbere y'iminsi 3 kw'icyo gitaramo kiba nimba ari na avance yahawe byanze bikunze ashobora no kuba yarayisubishe cyangwa akaba ariyo yifashishije mu kuburana ifungwa n'ifunguro urumva ko nta kintu afite nta kintu mu by'ukuri tuvugishije ukuri Titi nta kintu afite iyo umuntu afunzwe ubundi iyo adatabaye na savings cyangwa se ubwizigame yaba yaragize n'utundi tuntu wenda yaba yarashyizeho amafaranga tumwinjiriza atageze atarimo gukora atabarwa n'umuryango ariko muri ibyo byombi nta na kimwe ishimwe teri afite akaba ariyo mpamvu ngiye navugaga ngo bitewe n'uko umwavoka yamuciye miliyoni y'amanyarwanda akayibura abakamuhereza babandi ba leta b'ubuntu nasabaga niba hari ababyeyi badukurikiye cyangwa se hari abantu bari hafi ya famiye ya Titi bamuzi
nako bumvishe akababaro ke aho kugira ngo twandike ngo justice for Titi birangira aho ngaho ni kubera ko tutakikusanya tukishakamo amafaranga yakishyura umwavoka wahaburana neza urubanza rw'umwana ariko nawe araruburana avoka yagejeje akora Imana imumugisha yaragerageje sibyo ariko nanone bibaye byiza twashaka undi mwavoka agahembwa akita ku rubanza neza kandi umwavoka umenyereye imanza nk'izi zishobora kuba zifite izindi ngufu ziziri inyuma tutari twamenye ndavuze ngo zishobora sinemeje yego dukurikije ibyo twumva ku mihanda ibiri ku muhanda ababyeyi badukurikiye abasore bagenzi ba Titi abakobwa bashiki be nkuko twese twitabiriye ku rukiko nkuko twese twitabiriye gupostinga ubu muratanze inoti y'igihumbi cyangwa ibihumbi 10 miliyoni n'abantu bangaye ku bihumbi 10 ariko hari igihe ako ka nimero kigeze gusakara sinzi nimba katara kugezeho tureka abamamyi sinshaka abamamyi kigeze gusakara sinshaka abamamyi bashyiraho nimero ya mushiki wa Titi ntaza gukora ikiganiro ntaza gukora ikiganiro nkabona abantu bamwe batangiye kubiprofitiramo batangiye kuzengurutsa imbuga za WhatsApp nimero yose igomba kuba iriho mushiki wa Titi kuko ni uri gukurikirana iby'uru rubanza reka duse n'abagaruka aho ngaho hari akantu nari nakomojeho duhereye mu gitondo kuko wahise wihuta ujyana nimugoroba njye ntarahera mu gitondo ndashaka kugira ngo mve iby'iyi mizi hanyuma dukomeze ibintu mu gitondo hari ikiganiro umuvugizi wa leta y'u Rwanda yagiranye n'igitangazamakuru Monsieur Ale Mukurarinda yego arangije ahita avuga akantu nk'ako wavuze wowe ngo Titi twibuke ko adakurikiranyweho icyaha cyo gutera inda ahubwo akurikiranyeho icyaha cyo gusambanya umwana ariko se nge nahise nibaza nkawe uraza kumbwira mu ruhande rwawe unsubiza ikibazo nibajije n'abandi banyarwanda badukurikira baraza kudusubiza ese koko Titi nimba izire ADN zidahura n'iza Titi Titi niwe wenyine wamusambanyije cyangwa hari n'undi birumvikana kuko ntago yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu kereka ntihaza marayika akegera Yosefu akamubwira ati rero dore umwari wawe yasamye ku bwa Roho Mutagatifu ndacyakomeza muri systeme ikimenyetso ubushinjacyaha bwashyizemo nkuko twakibwiwe n'umwavoka ubasha ko accessinga system yego akavuga n'amazina ye yatubwiye ko ari ikimenyetso cya video umukobwa ari kubyinana na Titi Brown cyo nta kimenyetso njye nkibonamo cyeka niba barimo barabyinana za mbyino z'urukozasoni babyina barimo baranakora imibonano mpuzabitsina ariko niba ari ukubyina Titi Brown ni umubyini buretse nkoresha ijambo ry'umwavoka akoresheje yavuze ngo ubu tugiye gutangira kuburana umuziki nkoresheje ijambo wowe mu maso yawe mu jisho ryawe nka Juliet urabibona gute urabyumva gute ibyo bintu ibi ndabibona nko gushaka gutinza urubanza nje niko mbibona kuvuga ngo yabyinanye n'umukobwa n'uyu munsi no muri gereza bishoboka ko babyinana yabyina kereka nimba barabyinaga ariho arakora imibonano mpuzabitsina muri izo mbyino ko tuko ikibazo ari uko yasambanyije umwana utuje imyaka ibyo kubyina bijemo bite icyo ni kimwe icya kabiri yego buri munsi uko bagiye gusoma cyangwa uko urubanza rugiye kuba nibwo bibuka kuzana ibimenyetso jewe ndabifata nko kudindiza nko gusibya nko kunaniza uriya mwana bitewe n'izindi mpamvu ntazi ziri inyuma kino kimenyetso kimaze ikindi cya kabiri kimazemo irukuvuga ngo cyagezemo ku itariki 13 z'ukwa munani sibyo z'uyu mwaka none turi tariki 22 no kuvuga ngo kimaze ukwezi n'iminsi 2 muri makeya twebwe twisararangaga tuvuga ngo justice for Titi harimo ikimenyetso ubushinjacyaha bukajya bwegama bukavuga ati baravuga se bazi bigiye ko ejo bundi harya habaye mbere ejo bundi gato yashize titagenda yaraje mu rubanza cyaraje gusomerwa yaraje mu rubanza yaraje kuburana mu misi
yaraburanye se yaraburanye mu mizi ko yaburanye kuki icyo kimenyetso ko cyagiyemo ku itariki 13 z'ukwa munani kuki urukiko rutakivuze yuko kirimo icyo gihaburana mu mizi bakakizana ari uko agiye gusomera ubushinjacyaha buba bugishaka kusanya ibimenyetso n'ubu ahubwo babona n'iki kandi kirimo oya ntabwo urimo kunyumva yaburanye itariki zingahe yaburanye mu kwa 7 itariki zingahe mu kwa 7 buranye mu kwa 7 oya cyari kitarajyamo wenda ndavuga ejo bundi rega batangira kuvuga justice for Titi yarata aho kiriya gihe bavuga justice for Titi ni nyuma y'inkuru yasohotse yapfuye gusohoka se nta kintu cyabaye harya oya umunyamakuru we yanditse avuga yuko uwamuhaye ubuhamya yari avuye gusura Titi muri make yabiriya byanditse mu kinyamakuru urebye niba ari aho birumvikana ariko ngiye ikibazo mfite ntabwo ari kuba ikimenyetso kimwe cya kitarimo kuko njye kirasinyeho nk'ikimenyetso woke sindi umunyamategeko ariko mu mboni zanjye nta kimenyetso kikirimo icyambere babyiniragaye wa mugani bacezerezagaye ese byari mu kabari twabajije umwavoka ngo ni muri lodge cyangwa ni muri salo yanze kubisobanura nta muntu uhazi none se babyinanye bose barasambanye ubu video twese dufite turi kubyina twari turimo turasambana nyuma yo kubyina hakurikiyeho ubusambanyi nuko nyine barebe neza iki kibazo gikeneye ko cyinjirwamo n'abandi bantu bafite imbaraga zirenze zikiri inyuma uko mbibona gikeneye ko cyinjirwamo n'abandi bantu bafite imbaraga zirenze iz'abakiri inyuma kandi noneho badafite uruhande babogamiyemo Titi Brown niba yarakoze iki cyaha nahabwa ubutabera akatirwe bimenyekane agihanirwe urumva sibyo ariko ye tubaze igihe urubanza rwe ruzaba ruzongera kuburana mu kwezi kwa 10 ruzapfundurwa mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa 11 ku itariki 11 kitazaba yujuje imyaka 2 afunze ari muri gereza nubwo bamusomera mu kwezi kwa 10 cyangwa mu kwa 11 bisobanuye ko ubwo Titi bizaba birangiye imyaka 2 azaba yimaze kandi kubusa njye nashaka kuvuga ngo yego Ishimwe Thierry uzwi nka Titi Brown urukiko ni rumuburanyi niba icyaha kimuhana akatirwe ahabwa igihano gikwiriye icyaha yakoze niba kitanamuhana kandi arekurwe ariko mu kurekurwa kwe ibi bintu bizajya bibazwa ndi gufata umuntu akadindira imyaka 2 ni myinshi my friend ku muntu w'urubyiruko udakora ubwenge bwawe none buba bwagiye mu yindi si ese ibi bintu abantu bazajya bababere n'urugero simvuga ko tutazaba umwere ariko se aramutse abaye umwere nkuko Prince Kid ashaka kuba umwere icyaha nikimufate abantu bazajya baba umwere baratakajwe igihe gutyo bateganyirizwa iki ariko waregera indiye biremewe mu mategeko uregera indiye ese kuki batarega bafite ubwoba ko bashobora aho professor abahazi se Julie reka tugane ku musozo w'ikiganiro wowe nka conclusion yawe kuri iki kibazo cya Titi nuko bibona mu mboni zawe urabibona gute ibyinshi nabivuze icyo narenzaho gikomeye no kubwira umuryango ngo mwihangane ariko mwakihangana mwagira mureke dushakire uyu mwana w'umuhungu umuburanyi yawe umuryango Titi Brown uko biri kose afite ba uncle afite ba auntie afite ba nyirasenge afite ba nyirarume afite ba se wabo kongeraho imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda iri kwerekana urukundo kuri stati ariko byaba byiza irwerekanye kuri momo rwo rasanzwe mu banyarwanda urukundo rwo kuri stati no kuri story za IG rwaba rwiza turwerekanye dushakira uyu mwana umwavoka ushaka kumuburanira noneho wenda byakwanga tukabanya ngo twari twaragerageje kandi nabwo kumuburanira nta kindi twebwe ntago turi kuvuga jewe ubwanjye sindi guhamya ko kitari umwere hoya ngiye cyo nkeneye n'ubutabera niba nafungwa nakatirwe imyaka yikore akora uburoka birangire niba narekurwe ajya mu kazi ke imyaka 2 umuntu ibintu bisubikwa oya Julie wakoze nawe reka nshimire abanyarwanda
bari mu mpande zose z'isi bakurikirana Juliet Mutamba. Tukibaza ngo umuntu utarakora subscribe uko komanange yabategereje ikintu n'ubuzima yababayeho nabi kubayeho nabi. Ibiganiro byacu nakagaruka urakoze cyane.